Ako sheri, bamushobora ryo nkoma kikaza. Wajimisha ahubwo niwe waje kabisa. Bose je narakubwiye. Wanye na nyumugabo. Jesus. Nyirabasare. Kido bimeze bite? Mabuja ibintu namahoro. Byirimo saba bisoje ko ibi byo byihorerere kutazi ukuntu bikorwa buri gihe ubona byarangiye ahubwo mabuja. Kuno mususa n'igitomati. Buretse nshaka ko muri amasaha nshaka ko umwunganyiriza ifunguro rya mu gitondo kuko boss agiye kujya mu kazi. Sanzwe ajya ku kazi boss. Nshaka ko umutunganyiriza nyine ifunguro rya mu gitondo kandi nukuvuga ngo nshaka ukuntu umenagura amagi nkubitemo n'amasambusa n'amacapati byose mutegura ifunguro rya mu gitondo rimeze neza. Agatoki se kagatogo kavanze n'inyama zinuza z'ingurube. Ahubwo ko nundi yari yaraye muri hango bagwo. Ubundi ni gute boss asinda wowe udasinda mwahuye muti? Oya ndabanyamagambo kora ibyo. Ubwo mpaye iminota ingahe? Oya nago biri butwara isaha. 30 minutes ninja abiye se. 30 minutes. Iyo ni myinshi. 3 by'ubu byanarangiye we genda umubwire ko ibintu byarangiye. Je nawe ngira nuko ugira amagambo menshi. Yanyica mu mutwe. Magambo niya ntunze mabuja. Kesawa ngaho biko. Reka nze nkwereke ko nje. Ako nta n'impamvu kwanza. Sheri wabye. Meze bite se mu? Meze neza. Ko mbona utishimye se? Nyine hari utuntu naye kubwira umukozi. Ako nizere ko mumeranye neza. Tumenyanye neza ariko kigira ibigambo byinshi. Kigira ibigambo byinshi uragiye se. Ushaka ko mwirukane se cyangwa? Mureke. Okay. Hakintu ngiye kubwira. Ndagira ngo uyu munsi ujye kuri banki. Urabona ngiye mu kazi. Ufate amafaranga ukureho nka miliyoni 2. Ugurire kirere ibikoresho nyine uzajyana nyine muri internet. Sibyo? Takumva. Turahuza ni mugoroba sibyo? Okay. Byo ngura byumvise? Ndabyumva mu kanya ndagenda. Ahubwo se wowe nta kindi wibagiwe ubwo? Oya nta kindi. Nise be uragenda utansezeye? Uragenda utansezeye? Uragira ngo muterure? Oya nyine wanansezeranye ukamwa kabiso cyangwa kagwa cyabaye. Bye. Bye. Kazi keza? Ngoshu. Ni wowe uje? Sister. Nari ngira ngo ni buje biteze. Ndamuje umuntu ufite gahunda hano. Ahubwo se we kuje utampamagaye. Shirisha narinje. Umubikize? Yesu. Waruje mubiki? Sikuri kuko ndibona datuje bite byawe. Nyine abakwinjiza. Oya ntabyo kwinjira guma urantunguye. Urwo narinze ko ari uje. Hamaze kuje utampamagaye byagenze bite wise? Eva rero kamubwire. Je narinje ahanga kugira ngo tuganire ejo ndi kwa gatatu bazaduha amafaranga yo mu kidina. Nubwira ngo nze tuganire projet. Icyo nta mafaranga tuzayikoresha. Projet. Tuganireho. Ibya projet uyu munsi ntago bivaho. Kuko mfite umuhano mfite ikigabo kigiye kuzana ko ni agasore. Nyine ni umusore nyine ufite imbaraga. Atari umugabo wawe. Umugabo wanjye. Eka umugabo wanjye giye ibyo ngibyo bishyira hirya. Urumva nyine nundi muntu agiye kundirimbisha umukanya. Uramutse uje ubwo wakumirwa wagira ngo hano uzi waha. Umugabo agiye kuza agasore kameze gatya kate n'umugabo. Nise tubiramo. Ari kigutunguye kirimo se? Atari umugabo wawe. No best nyine araje. Sister, sinzi ibintu urimo. Agacuri guhindira mu mwana wa mama. Ni kuri kwimara bino bintu zicuza. Oya ahubwo uri gutinda.
ndatinda iki kanya ushobora kujya kubona ukabona araje rega ntuzajya uza hano nubwo yari kwa murumuna wawe jya uza wamwe nizigure kandi nzamwe ngiye muhamagaye kandi ushobora gusanga nyine ngewe mfite umushyitsi nyine ugasanga nyine uratuvanze kandi urumva nyine nawe ngaho ugiye bakugira inama mu sheri ni ukureka mu bwiswe niba ari abakobwa ari bagize amahirwe muri uyu mujyi ndakeka no muri abakobwa ari bagize amahirwe wagize amahirwe ushaka umugabo mwiza kandi umugabo wishoboye uriya niwe uri kuvuga mwiza se mwiza njyewe umugongo waranyishe rwose nsigaye numva umugizi wa kinda nameze neza umugabo mwiza uruzi ko uri umusazi business gusa ubu hagiye kuza agasore kabatiriye kajya muri gym gazi siporo ubu mukanye ndameze nk'umuntu uvuye muri ka massage uruzi ko urasazi ahubwo reka dureke gutinda izo business ndazumva twazaziganaho ikindi gihe kuko ndumva nshaka kwitegura agasanga ndi guhumura ntabwo ari barampinduriye pe ariko reka nkwereke nta kibazo hatobora mu wawe aza kuza agasanga nyine amahirwe masa ariko icyo nakubwira cyo ibyo ukora byose ubikore uzi ko igihe kimwe iminsi y'umujura iba iminsi 40 kandi none ibaze nawe kugira ngo uzumve mama ibi bintu nizere kwenda ngiye kugenda mihabe mishingure ariko mama zababazwa n'ibigibi byose oya humura ngiye mbikora nyine se ko ndi umurara mwana wowe uranyebewe mwana Hega murara mu byaha ni murara nyabakireka nkwereke bayi ariko ikintu mubwiye va mu ibintu bivemo genda no hakiri kare wowe ahubwo ubasuhuze iyo business tuzayikora ikindi gihe kuko ubu ngubu nge ndajije ubwo ugira kumbwira zishobora kubyumva bayi bugiye aya rwose wazi niyo mpamvu uzamera gutyo wenda maze Jesus. Hello baby. Hello. Umeze ute? Oji. Umva nari nkutegereje. Nanjye nihuta nirukanka byatari. Karibu. Karibu sho. Ako wazanye no big bully. Rich watch and cup of tea, oh, funny people. Hey! Dissolve! Kido ko wicaye hasi boss rero hari utuntu nibagiwe natakererwa ku kazi gatoya uzi ibintu biri kubera iwawe biri kuhabera cya gitomati cyazanye agasore kakagirigiri gafite ibipinya bakatanya hariya ariko warasaze cyangwa noneho ndi kujya numva igitanda wumva niba yaje igitanda cyawe na mabuja cyavuyemo amaburo oya nsobanura neza ukuntu ibintu bimeze ubwo se ako boss ubwo nicyo utumva nyine ni iki nyine jewe nsubiza ikibazo nkubajije n'ubwo uri boss ndakubajije igitanda cyawe na mabuja cyavuyemo amaburo ko haje umuntu nkajya numva ko bikoka noneho rero mabuja niba ari gusenga yarimo arasenga ako se ni iki ngiki umuhagaritse ahangaha ubanza ari imbere baka ase mbwiye umani phone igendere nakubwiraga ko mabuja barimo barakubita imbeba iyo nande nyine nako gasore k'imigirigiri utamenya mabuja oya uravuze ngo hari umusore wazanga urimo buriri bwanjye watinze kureba mwana nyagasani igihe iyo ureba isakoza atihisha egerayo Ako sheri, bamushobora uburyo nk'ama kikaza. Wajimisha ahubwo niwe wanjye kabisa. bose genda nakubwiye wanyana nyumva